turagushubuje Righteous of God channel. Tunejejwe nuko ukomeje kubana natwe. Uyu munsi turagira ngo tuganire ku kintu cy'ingenzi, ikintu kivuga ngo ndinzwe nte muri KRISTO Yesu. Kimwe mu bintu bikomeye abantu bibaza iki kintu gikomeye, bakavuga bati ese kumaze kugera muri KRISTO niki nakora kugira ngo nzagere mu bwami bw'Imana, niki nakora kugira ngo ese ntazakorwa n'isoni ku munsi w'amateka, niki nakora kugira ngo nkomeze ngire ibibyiringiro by'agakiza no kubana n'Imana n'iteka ryose. Ariko nta kindi na kimwe umuntu akwiye gukora keretse kwizera icyo KRISTO atubwira. Hari ibyo twizezwa n'ijambo ry'Imana. Ni ibiki se twizezwa n'ijambo ry'Imana? Bagira ngo tuvuge ibintu bigera muri bine byonyine, nubwo hari impamvu nyinshi ziduha ibyiringiro muri KRISTO Yesu by'agakiza k'iteka ryose. Reka tuvuge icyambere kiduha ibyo byiringiro. Iyo usomye Yohana ibice 12 ku murongo wa 20, haravuga ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Icyo hano tubona ko dufite ishusho y'abigishwa babanye na KRISTO Yesu mu gihe cya mbere. Iyo shusho rero itwereka neza ko KRISTO atatekerezaga gusa, ahubwo uko babanye nawe niko natwe tubana nawe, nibyo byiringiro tugira muri KRISTO Yesu. Icya kabiri ni Abaroma ibice 8 umurongo isomye ugahera ku murongo wa 37 kugera kuri 39, aravuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose kitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri KRISTO Yesu umwami wacu. Ibi ni ibyiringiro duhabwa bizima tubikuye ku mwami wacu. Hamwe aravuga ati KRISTO ni umushumba mwiza, yafite intama, nta n'imwe ishobora kumucika, arayirinda. Turinzwe n'umwami Yesu, kuko uyu mushinga wo kugira ngo umuntu akizwe, kugira ngo umuntu yizere, niwe uturukaho, ntabwo uturuka kuri twebwe. Rero turi mu biganza bye, turinzwe nawe. Icya gatatu ni uko tuvuka ubwakabiri kandi tukaba abambasaderi b'ukuri ba Yesu KRISTO. Usomye Abakorinto ba 2:5 avuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya KRISTO, bisa naho Imana ibingingira muri twe, nuko turabahendahenda mu cyimbo cya KRISTO kugira ngo mwiyunge n'Imana. Bitubwira iki? Bitubwira ko nta muntu ushobora kugira undi ambasaderi ataramuha ubwene gihugu. Ntabwo igihugu cyafata umuntu ngo kimugire umwambasaderi wacyo giteganya ko uwo mwambasaderi agiye kukigambanira. Oya, dufite ibyiringiro by'agakiza, ndetse KRISTO we anabitwereka bigeze naho adushinga imirimo y'ubwami tukiri hano ku isi. Iyo ubaye icyaremwe gishya, uba umwe na KRISTO, ubaye umwe nawe, nkuko yasengaga ku musozi avuga ati ndabasengera ngo babe umwe muri twebwe. Ubaye umwe na KRISTO ukaba umwambasaderi utagambana, ukaba umwambasaderi kuko uzatabaruka, kuko aho ari azakujyana, kuko urinzwe n'umushumba udashobora kugira intama n'imwe azimiza. Icya kane aricyo tubona iyo usomye Abefeso igice cya 1 umurongo wa 13 haravuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ariryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe bashyizeho ikimenyetso, aricyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo ab'Imana yaronse zabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Ni cyane Pawulo aravuga ko umuntu wizeye akiringira ijambo ry'ukuri avuka ubwakabiri kubw'umwuka wera, Imana ikamushyiraho uwo mwuka wera nk'ikimenyetso, nk'ingwate. Ingwate
imushyiraho igamije iki? Ashyirwaho ingwate hagamijwe ko kugeza kuri wa murage bw'Imana aba yaronse izabacungura. Ngiyi impamvu dufite ibyiringiro. Ese urumva ari iki na kimwe cyagukura mu biganza bya KRISTO urusha ibintu byose imbaraga? Ese urumva ari iki cyagutandukanya n'iyi ngwate uhabwa, iyi ngwate ituvaho kugera ubwo tuzacungurwa? Ese urumva ari iki cyagukura mu maboko y'umushumba mwiza udashobora kukurekura? Ese urumva ari iki cyatandukanya umuntu wagizwe ambasaderi n'ubwami bw'Imana, cyamutandukanya n'ubwo bwami bw'Imana? Uyu munsi nta kindi ukora, ni ukwizera ibyo wizezwa, kwizera ibyo wizezwa n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyonyine KRISTO agusaba uyu munsi, kugira ngo ibi bigutere kubaho umwete wose w'ubuzima bwawe, umenya ko utari uw'isi, niba waravutse ubwa kabiri ubiheshejwe n'imbuto itabora, ubiheshejwe no kumenya Imana iturutse mu byanditswe byera, ubiheshejwe n'umwami w'abami usumba byose,